Intambara ikomeye cyane hagati ya Gasuku ndetse na Miki iri kuvugisha benshi kuri iyi mihanda, ndetse ugasanga muri abo benshi iri kuvugisha ntabwo bari kuyivugaho rumwe. Nk'uko nagerageje kureba hari abashyigikiye Gasuku hakaza n'abashyigikiye Miki. Ese ubundi byatangiye gute? Ese ubundi aba ngaba bafitanye ikihe kibazo? Nibyo tugiye kuganiraho. Nguhaye ikaze kuri adimount.new. Aha ngaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibyacishikanye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri iyi mihanda muri rusange. Nguhaye ikaze. Ayetse ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana uherereye hose, nkwifurije kugira ngo ukomeze umererwe neza cyane. Nguha n'ikaze ku muyoboro uri kwaguka adimount.new. Ni uri mushyashya tuguha ikaze kandi nawe niba dusanzwe tubana ni ukuri uri w'agaciro cyane. Ku bantu bashyashya rero kuguha ikaze nta kindi no kukwakira mu muryango, hanyuma nawe ukaba umwe mu banyamuryango. Dore ko kuba umunyamuryango nta kindi bisaba no gukanda kuri subscribe, hanyuma ugafungura n'inzogera kugira ngo nidushyiraho inkuru ujye uyibona mu ba mbere. Tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibyo bishishikana kuri iyi mihanda, dore ko bitajya abibura umunsi ku wundi. Nibyo biganiro tugenda tugarukaho cyane cyane. Hanyuma rero inkuru ya Gasuku ndetse na Miki ikomeje kuvugisha benshi kuri iyi mihanda, aho abantu bamwe benshi cyane bagiye batandukanye nyine ku mbuga nkoranyambaga batari kubivugaho rumwe. Ubwo rero Gasuku asa nk'aho ari we watangije iyi ntambara itoroshye hagati ye na Miki. Ubwo Gasuku rero yatangiye akajya abinyuza ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye, dore ko account ya Instagram akoresha imbuga nkoranyambaga zigera kuri 3. Izi mbuga zose rero izi account ze zose akaba yarazinyujijeho amwe mu magambo agaragaza ko arimo aravuga kuri Miki, ndetse agaragaza ko atari gushima Miki ku byo yagezeho, anamugaya cyane. Nyine wumva ko bameze nk'abafitanye ibibazo bindi bikomeye cyane, ibibazo bitoroshye. Ibi ngibi rero bituma abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati harimo ikihe kibazo, batangira kwibaza ku kibazo cyaba kiri hagati ya Gasuku. Kuri video ya mbere Gasuku yakoze rero yayishyize kuri account yise Kasuku Media. Iyi ngiyi account ya Instagram niho bwa mbere yabajije kunyuza ubu butumwa avuga kuri Miki, ho yashyizeho ifoto ye arangije azana amagambo asa nkaho nyine amusebya cyane, avuga ko ngo yiyise umu-influencer. Hanyuma rero avuga ko impamvu ngo yabyiyise ngo nuko ngo yari amaze ngo kuryamana ngo na Regis. Nkuko mubizi Regis niwe babanje gukundana mbere yuko akundana na Aga Promoter, dore ko ari nabo bari mu rukundo muri iyi minsi. Ngo hanyuma rero ngo yavuye kwa Regis ngajya kwa Aga Promoter, nyine ngo n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, ngo ibyo bituma yiyita umu-influencer. Ako ka video rero yashyizeho kari akangaka. Ariko rero buriya ngewe hari ibintu bya mbere bijya binsetsa cyane. Nk'uyu mubyeyi ari igihe njya kumva nawe yaciye ibikuba ku mbuga nkoranyambaga, yasakuje cyane yibutsa abantu ngo ko ari umu social media influencer, ndetse akanabwira abantu ko ari umusitari. Uretse wenda kuba yararyamanye na Regis, akaryamana n'abo bandi njya numva, ndetse n'abarimo baramuryamana nawe muri ino minsi, ni ikihe kindi kintu nyine akora umuntu yavuga akora ibintu biba bisekeje? Umuntu akaza gusa akajya ahora avuga ubuzima bwe, ngo naryamanye na Regis, ndimo ndaryamana ubu ngubu n'uwitwa Aga, mama wanjye arafunze. Ibyo nabyo bikamugira umusitari nyine, just tuvugira uzi ko akanatwika kurenza n'abahanzi. Ariko si kuko mujye mumbara mugize ukuri ubu yarepresenta avuga ngo ni umusitari nyabaki, umuntu utazi no kwandika izina rye, just kuba amateka yo kuba aryamana n'abagabo nabyo bimugize umusitari. Siyo gusa kandi yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, hari n'indi video noneho Gasuku yongeye gukora noneho, hanyuma ayinyuza kuri account nayo ni kuri Instagram, ariko kuri indi account, kuri account ya Jay Squeezer. Arangije ariko ntabwo yigeze avuga izina rya Miki nga ari mentioning, ariko n'ubundi ibyo yavuze byose bisa n'ibyo yavuze muri video. Muri iyo video noneho yari yashyizeho yerekanye n'ifoto, kandi n'ubundi byumvise utabumva ko yarashatse kuvuga Miki. Naho rero yumvikana avuga ko yabonye ngo atangiye gukina filime, ngo yumva abaye umusitari, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nabyo yanyujijeho, yagize ati uretse gato reka mbivuge muri ubu buryo, hari ibintu ngewe bisigaye bintungura. Ukajya kumva umuntu arabyutse mu gitondo ati nanjye ndi umusitari, ndi social media influencer. Ati ukora iki? Ati yewe
nkina muri filime yitwa gute nongera muri filime. Ibindi bintu nkora nasambanaga na Regisi, nyuma tuza kureka kujya dusambana, ubu nsigaye nsambanywa n'uwitwaga Promota ukoreza social media za The Ben. Rwose ibindi ukora nyine bitari ibyo bishobora gutuma wenda witwa umusitari ni ibiki? Ati mfite umwana. Oya, turashaka kumenya ibindi bintu ukora bituma noneho twemera turi umusitari. Ati mama wanjye arafunze. Shaka ko aba nibo basitari dufite muri iki gihe koko. Mujye mubanza murebe umuntu mumwise umusitari kubera ko yakoze iki, azwi nande, ese ibyo avuga cyangwa se wenda ibyo akora ni ibintu bigaragaza ko yize. Aya magambo rero Kasuku avuga kuri Miki ni amagambo agiye atandukanye, ntabwo yigeze ashimisha Miki habe na gatoya, kubera ko hiriwe hacicikana amajwi ya Miki nawe yumvikanisha icyo yaba yarapfuye na Kasuku, avuga ko ngo yamusabye ko baryamana hanyuma Miki arabyanga. Birumvikana nyine ngo Kasuku yasabye Miki ko baryamana, Miki arangije aramuhakanira, amubwira ko bitakunda, ndetse anamubwira ko adateye nk'abo bakobwa nyine abo bose baba basama nyine bagenda baryamana n'abantu bose babonye. Ibi ngibi rero ngo biza kubyara ikibazo gikomeye cyane hagati ya Kasuku ndetse na Miki. Mu magambo ya Miki rero ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ni aya ngaya: Gasuku ashaka ko turyamana, nyine arabinsaba cyane, arabimpatiza, ngiye ndamuhakanira kuko rwose ntago ngiye niyandarika bigeze aho ngaho, bikomeze sindi uwo mukobwa, ngiye ndamuhakanira birarangira. Wapite nibajye bareka gushaka gusebya umuntu kuko hari icyo bapfa, naze avuga icyo dupfa, areke kugenda asebya ngo ngira nte, aho hantu sarahazi ngo hanuka, aranzi ngiye ko mu bantu banja hejuru ntabwo Gasuka ari mu zumba wapi, naza avuga icyo dupfa, areke gukomeza kunsebya, ko nabonye ahantu hose byazengurutse. Ayo magambo y'umukunzi wahaga Promota rero Miki nayo yavugishije abantu benshi cyane, bitewe n'ukuntu yavuze ati ntago mu bantu banja hejuru Kasuku nawe yaba arimo. Abantu rero benshi bahise bibaza cyane kuri uyu mwana w'umukobwa, bavuga bati yego birashoboka cyane ko Kasuku nyine yaba yarabikoze, ariko n'ubundi nubwo nta gihamye hari, bavuga bati birashoboka, ariko nanone n'aba magambo uri gukoresha ntabwo ari amagambo y'umunyarwandakazi. Ntabwo ibintu rero biba byoroshye, hagati aho ngaho rero urumva birakomeje kuba urujijo kuri iyi mihanda, nk'uko nanone ushobora gusanga abangaba nabo ubwabo barimo bariyubakira imihanda, ugasanga nta n'ikibazo bafitanye, ahubwo ari bya bindi dukunze kubona abantu bashwana kugira ngo bavugwe, n'abandi bagashwana kugira ngo bavugwe, amazina yabo akomeze yamamare cyane. Niyo mpamvu rero tudakwiye no kubitindaho cyane, ahubwo tukabitega amaso tukareba ikiraza gukurikiraho nyuma y'ikiri kuba aka kanya. Ndakomeza nanjye mbikurikiranire hafi akantu ku kandi, akantu kose kari buze kugerwaho uragasanga hano kuri admount.new. Ntugende udakoze subscribe, hanyuma reka duhurire mu bindi biganiro. Ciao ndabakunda cyane.